Sheri, bana hano nagutembereje atari heza. Nyine ni heza ariko ntabwo ari cyane nk'ahandi hambere wanjyanye muri weekend ishize. Reba hari imisozi myiza, ibiti by'imigano bitoshye. Nyine birahari ariko ntabwo ari nk'ahandi, ahandi numvaga inyoni nkareba umupira none ibyo nabivuze. Ntabwo ni feke, ntabwo ari heza cyane nk'aha. Twese tuzajya ku Gisenyi ryari. Tuzabishakira igihe cyabo. Gusa nyine hano hambere habi ntabwo nahakunze. Twaje namwe ko twabonye icyo kurya ugashonje. Hano imbere hari ibintu byiza cyane. Hari inkoko, hari byeri, hari fanta, ibintu byose. Ko nidusa nk'abegera imbere gato turahabona akabari karimo ibyo byose maje kukubwira. Nari buriya nta kidashoboka. Igihe kizagera tube twabana bitewe n'inzira byanyuramo. Dushobora kubyereka ababyeyi cyangwa tukishingira. Ntabwo byaba ari sawa. Urabona nk'ababyeyi baturihiriye amashuri turiga turasoza, twakagombye kubereka ko nyine bareze neza, tukabereka ibirori tukabubahisha. Byabi tukiri ku ishuri twiga dufite 10 n'ingahe, none turi muri 20 n'ingahe. Urumva rero tugomba kuba twabiva tukajya mu rundi rwego. Sawa nyine bwije kirageze ngo mbe nataha. Ndategereje nawe kuzansura. Ndagushimiye kuba wansuye. Sheri. Sawa, ngaho merekeze. Kanze mugeze hano ruguru gato.